baguca intege abo mukorana nabo bakaguca intege kurusha. hari uno kubwira ngo njye n'ibyo bintu mbivuyemo ngo ejo batazanyifungira. Bamufunga asabona kubera iki ababivuga ngo bamufunga? Imiryango sinzi ukuntu abantu bayifashe, sibyo? Sinzi ukuntu babifashe. Niba ngewe umpaye utwo duke twawe nkakutujira nkatukwereka, nkakwereka uko nabikoresheje, bazaba bagufata bakujyana he? Ngewe umutima mfite nuko nzahagarara kucyo nahamagara. Muri Habakuki 2 harakubwira ngo hagarara ku munara wawe urindire. Icyo wavuganye n'Imana haraho uzakigeraho. Ngo wandike ibyo babisomwe na bose. Ibyo babisomwe na bose nta kagari, ni umudugudu, ni wowe ubusuje naguhamagaye. Mbabari ubwire twavuganye nge nawe. Hoya ndifashe ndabaterekaye gusura mama pasiteri wanje. Si ukubikoze. None se ibingibi ntibyishyurwa. None se ubu uriho unyamamaza. Ese nzamenya ibibazo bya komine yose aho ntuye bimeze gute? Yego. Aho ntuye bimeze gute? Yego. Ubu nyuma yanjye hanicaye harimo arishive. Arishive udufoto twinshi utuntu twinshi two muri iyo myaka. Twinshi. Utwo ndi kubona turunze aho ngaho ni udufoto. Yego Yesu ni Imana. Twinshi zamura kuri kamera. Yego ayo yose ni amafoto. Yose ni amafoto twinshi ntara twarazigenze ibintu twarakoze. Reka rero ne kubivuga ibyo byose kuko amakuru yabahari kandi wanabivuga kandi urabona ko atari iterambere rya kera. Yego. Ara ni amafoto nayo abantu mwakoranaga, nayo abantu mwafashije, nayo abantu byagenze bite? Ntabwo mbisubiramo cyane wansuye. Yego. Unantunguye ntiwigeze unteguza. Ariko duhora twiteguye. Yego. Nakubwiye ngo hano mpamaze imyaka 2 muri Bugesera. Yego. Sibyo? Biriya nkweretse nakubwiye ngo nakoreraga mu Biryogo. Icyo gihe urumva ko cyari muri secteur ya Biryogo. Ngiriwe neza abantu mukurikiye Kempo TV, amahoro y'Imana bane namwe aho muri hirya no hino mu gihugu. Hari abari hanze yacyo n'abari indani, mwese abafite ibibazo, abishimye, mwisi niko bimera, ntago twasekera rimwe, ntago twakishima twese icyarimwe. Gusa icy'ingenzi ni uko tuba duhumeka umwuka w'abazima, kandi ikibazo uyu munsi kiraza kikagusiga, ejo kikongera kikaza n'ubundi kikagusiga uri muzima. Ibi byose rero ni ko Imana nyine yagize gute, yabiremye. Nta uhora yishimye, nta n'uhora ababaye. Uyu munsi biranga, ejo bigakunda, ejo byakunda, none bikanga. Niko isi imeze, tugomba kubyakira. Uyu munsi rero nk'uko muri kubibona kuri kamera hariho umumama wacu mwiza, umumama usa nk'ukuze. Rero wowe uri hirya, egera hino utera agatebe hino uyumvira ikiganiro twagiranye n'umubyeyi wacu. Ikiganiro cyiza kirimo ubuhamya, haba ubwo gusenga, haba ubwo kwiteza imbere, kuko ni umumama witeje imbere, haba mu by'Imana, haba no mu byo gukora byo mu buzima busanzwe mu mikorere. Rero hari ikintu kinini ushobora kumwigiraho. Rero reka tumuhe ikaze kuri Kempo TV. Mama, tuguhaye ikaze. Urakoze. Yego. Amazina yanyu? Kayitesi Mary, ndi umushumba. Yego. Mama, umuntu ashobora kwibaza ngo ni umushumba mu bijyanye n'iki? Wadusobanurira. Umupasitori. Yego. Wabitangiye ryari? Umurimo w'Imana wo nawukunze kera, nkora inshingano nyinshi zitandukanye. Yego. Ariko naje guhabwa ubupasitori muri 2017 n'itorero rya Minivamu. Itorero rya Minivamu. Yego. Rero uyu munsi ndi umumama nk'uko mbwiye, nkusanze mu rugo rwanjye ndaho. Uraho. Uri umumama nibyo turabibona, urakuze n'iki, ariko ufite ibigo byinshi. Ndizera neza ko aka kanya hari n'umuntu uri kubona wagira ngo arakuzi. Hari umuntu ushobora kubona atari ubwa mbere ariko kubona ukamuca mu maso, ariko si uyu muntu nihe muzi n'iki. Ushobora kubwira abantu ahantu henshi cyane bashobora kuba baragiye bakubona bakuzi n'iki? Ahantu baba banzi kuko nakoranye n'abantu kuruta ari Imana nakoranye nayo, kandi ari na leta nakoranye nayo. Yego.
kandi naho navuye Bugande nakoreraga leta kandi mbana n'abantu rero abantu baranze abantu barakuzi niyo mpamvu hari umuntu ashobora kubona uyu muntu hari ahantu muzi ufite imishinga idoda uwo mushinga watangiye ryari gute uyu mushinga watangiye 96 96 ubwo urumva ni 94 twari tugeze mu Rwanda yego kandi nkaza ndi umukozi naje nkorera komine Nyarugenge yego cyangwa icyo gihe leta yari itarabaho ariko hari abakorerabushake twakoraga nk'abandi abakorerabushake ko bakoraga tukemura ibibazo bitandukanye n'abandi tugahura tukabikemura twabaga dufite abatugira inama kugeza aho akazi gatangiwe nanjye barangira icyizere barakampa nkora icyo kuva icyo gihe muri 94 kugeza 2005 yego ariko muri iyo myaka 2005 ndumva aribwo nari mpawe inshingano zo gukemura ibibazo by'abaturage ibyo bibazo by'abaturage nabyigiyemo byinshi nabonye ko hari abana badashobora gusubira mu mashuri ngo bige badafite ababyeyi impande zombi hari abiciwe hari abantu bari aho nyine nawe igihe twarimo uracyumva twasuye twarimo aho nari ntuye rero hariya mu Rugunga narahakunze cyane kandi n'ubu ndahatuye kuko haracyari ibikorwa byanjye nakwicara nimugoroba nkagira amahirwe yo kuba ku muhanda kandi ntuye muri center y'abantu benshi yego abana rero bagakunda kuza mu rugo tugakubita ya ngoma nkabafasha kwiga gusenga urumva ko ibyo bintu nabikunze kuva kera nk'aho twari Uganda turi impunzi twagezaga igihe cy'umugoroba ahantu twiberaga Cyangwari twahuraga nimugoroba tukabyina tukitakuma abana baba bagiye gusubira mu mashuri ukabona ni byiza rero nahariya mpageze nahagiriye umugisha yego abana baranyoboka batoya barankunda nanjye ndabakunda n'abandi kumwe nabo muri bwa busosiyale bwanjye ntumenye ngo ndi mama kuko nari mfite abana babiri batoya ngira ngo umukuru yari afite nk'imyaka 7 yego ngira ngo undi wenda ari muri 5 gutyo tugera inahangaha bagahura n'abanjye rero ko tugahurira ahantu bita ku Kadege hariya uyu munsi hari akabari k'umumama bita Godoliva munsi yabo aho ngaho niho ingoma yabaga ivuga nimugoroba muri 96 babana rero ndavuga ngo nibyo ntabwo namenye ibibazo by'ahandi ntazi ibyaho ababyeyi babo barankunda naba nabonye nko dufaranga nkavuga ngo babana duteke ibitoki imineke twari tuzi kwiteka abantu bavuye Uganda tukajya ku isoko nkahaha tugahura nawe ya miryango nari mfite inyota yo kumenya aho bo nturanye nabo kuko nari mvuye Uganda ntabwo nari nta bandi bantu bari batuye iruhande rwanjye kandi nari nkeneye amaboko yabo bantu nabo bankeneye ubwo rero abasore ari ababyeyi tukabyina tukishima ndajya mbakumbura kenshi abantu banserekwa n'abandi baranyumva umusaza Sagasha yitabye Imana hafi aho ngaho yari responsable baramfasha hari Ngabo Fidel mu Biryogo baramfasha igikorwa kigenda imbere itorero ryacu rero rirakundwa ku rwego rw'umujyi wa Kigali ndumva twarabaye abambere kabiri yego n'utwenda twabangayo nshatse njya nduha abana bakaritsiye hano babandi wita ngo nabo mu muhanda njya mbahamagara tugateka tugasangira nabo hano muri byaragukurikiranye oya ni ibintu byanjye ni ibintu byanjye gufasha byaragukurikiranye ntabwo nzi ko ari ugufasha ahubwo numva ari njye bafasha kuko iyo mbonye abo nganira nabo nkabona bo twibukiranye inshingano mba numvise nshimishijwe ndabaganiza bakanganiza rero ni ukuvuga ngo naho mbere umupasitori cyangwa naho mbere umukozi w'Imana ntabwo nayoboye abagore mu itorero ryacu igihe kinini kandi kirekire n'abo bantu nabo twarega tugira igihe tuhurira hari iwacu ku gasozi aho ntuye noneho ubwo icyo gihe urumva twari turikiri muri za nzu z'imbohozanye ariko naje kugererwa amahirwe nanone abariho ntura hafi y'urusengero rwo mu Biryogo hariya mu Badive nkagira agasozi kanjye keza babana bakankurikira style tukavuza ingoma noneho nkagira musaza wanjye yabaga hanze
n'abana be babera bakaza bose bakabyina icyo kinyarwanda bakabyifuza. umwe wabyana aramukurikiye yavuyemo gukunda umunyarwanda, ubabyaye gatanu yashatse umunyarwanda, mama wabo yari umuhandikazi. rero ibyo bintu byampaye amahirwe y'uko babana bangiriyeho umugisha, kandi nanjye mbagiraho umugisha. uyu munsi ndavuga ngo ndacyariho kuko ngira abo nganira. bakugiriyeho umugisha gute rero? ukuntu bangiriyeho umugisha, naricaye nkagira uwo musaza wanjye Gatete akajya ambaza, yabaga mu Buholandi, ataba abana wabamaze iki, bagufasha iki, wabafasha iki? n'aba bana kimwe nize kudoda, mu byo nize kudoda, nubwo natukwaye typing ariko nize kudoda, ndabikunda kuko mbona byafasha umuntu kabiri. umwenda wawe wacika ukawudoda, umwana utarashoboye kujya mu ishuri ni ukuvuga ngo byamufasha agasubira mu ishuri. nubwo babandi mu bibazo nshinzwe hari icyangombwa batangaga muri komine, sinibuka iyo attestation uko bayitaga, oya ni kera birumvikana, ariko icyo cyangombwa cyafashaga umwana kujya mu ishuri agakomeza kwiga. ubwo rero narabibafashagamo, leta ikabaha ibyangombwa bagakomeza amashuri yabo bakiga. icyo gihe kugira umuntu akomeze kwiga yasabwaga icyangombwa? yego, yuko ari imfubyi, yuko atishoboye, kugira bamufashe se cyangwa kugira ngo yemererwe kujya mu ishuri? ntabwo ari ukuvuga ngo yemererwe, ahubwo nk'aho yakishyuye minerivare n'iki, yarinjiraga akiga nta kibazo asaba, nta mafaranga, muri make icyo cyangwa cyari ukugira ngo leta imufashe cyane rwose. ubwo rero byarakomeje, noneho babandi biga muri prive nabo ngira amahirwe y'uko abavandimwe bashoboye kubarihirira bakomeza kwiga. ariko icyo gihe twafatanyaga n'amatorero kuko niho nayo ifite abantu. tutagiye kure, umusaza wawe niwe waguhaye igitekerezo cyo kuvuga ngo abo bana? umusaza wanjye yari afite ibye, nanjye mfite ibyanjye. uwo wabaga mu Buholandi yari afite umushinga witwa Foundation Face Hope and Love. yari awufite mu mujyi wa Kigali nawe? yari awufite ahantu njye ntanazi. icyo gihe se muri 90 na kangahe? na 6. yari aba mu Buholandi muri icyo gihe? nawe yari afite koro y'Imana. ubwo yagiyeyo ryari? we yagiyeyo kera, yavuye muri Kenya, niho yigaga muri Suez Missionaries, ishuri rya Bibiliya, aza guhurirayo n'umudamu we barakomeza. bigendera mu Buholandi. nawe aza afite uwo mutima atazi ko nanjye nabitangiye. niho yambazaga ibyo, kumbe afite abandi yafashe Butare. abonye ibyo bamubwiye ibyo, arambwira ati ibyo wabyandika? ntabyandika. wabikora? nabikora. ubu nanabikwereka hano. ufite amashive yabyo cyane, za mpapuro zacu. abaraje arakubwiye ati wabikora ute? nabikora ute? ubwo rero yampaye abamfasha bandusha ubwenge, turabikora. abenshi dukorana ni abashumba mu matorero yabo. noneho ubwo tuba tuzi umuntu uzadufasha gukurikirana abo bana neza, ari nawe wari umpamagaye mu kanya. uwo muntu niwe itorero rye twari twarahisemo, akagira abana 60, badusabye abana 64. nanjye mu gace nari ntuyemo bansaba 20. ubwo bose hafi aho ngaho urumva hafi 80. yego. ubwo rero nuko twabarihiriye, abantu barakuze, muri 90. nibura umwaka wa mbere wa segonderi yashoboye kugera mu wa 6. si byose? imishinga kuko twari twarakoze uw'imyaka 5. mwahereye ku we mushinga? umushinga twatangiriyeho ni ubudozi. dukodesha imashini 5. ariko twaje kugirirwa ubuntu, abo bantu baratuyoboka, noneho bakajya batwohereza imashini majerwa hariya, tukagira umunsi wo kuziha abana pe. ndimo kundareba hirya yanjye kuko nabakwereka, nta n'umwe wavuga ngo uratubeshyera. nabibereka kuko leta yabaga indi iruhande, ari Minaroke, babaga bamaye umuntu dukorana. muri gutanga imashini na capital amafaranga, wenda icyo gihe yarabonekaga. abo bantu rero uyu munsi ni abagore n'abagabo babyaye. shimira Imana ku bwabo. barahari kandi barazifite. iyo nihaye umunsi nk'ejo bundi ku cyumweru gishize, iyo ugeze harya Kimironko munsi ya gereza neza, abo bagabo ejo bundi narabasuye ku wa 5. ubu babyaye nk'inshuro 5. kandi bakora wa mwuga bigiye
mu ntuze zawe cyane ntabwo ari izanjye ni iza kampani mboya ariko niwe wazanye igitekerezo kandi burya umuntu umukiriyetingi ni ukreye ikintu undi aje agashyiramo amaboko si uko bivuze ko rwose icyo gihe twagiriwe amahirwe icyo gihe twari tugikeneye igihugu cyacu imfashanyo tutabeshanyije twari tukizikeneye ni ukuvuga ngo abo bana barize kuri minerevare baduhaga ni ukuvuga twavuze ubutumwa ku mafaranga batangaga mu matorero wenda icyo gihe byari bigishoboka tugahugura abashumba ibyo biterane twakoze ibintu byinshi bitandukanye ubu aka kanya kuva muri 1996 kugeza 2026 ejo bundi nibwo nari ndimo mbara ngo tubaze imyaka 30 yego ntumbaze ngo ibiza umuyinini mwubatse bihe kuko twe twarafataga tugatanga sibyo twabihaga abagize bate ababikeneye yego sibyo twabihaga ababikeneye ntabwo twabifataga ngo tugurishe twubake ibyacu icya kabiri wenda uri bumbaze uti uyu munsi ikintu numva nshigaje numva nkikunda abaza bangana umwuga udasaza no kudoda yego no kuri kw'Imana umwuga udasanzwe udasaza imashini wazibonye ni ukudoda uwaza akambwira ati mama turashaka kwiga yakwiga wabibonye haruguru ahangaha hariya warabibonye yego harimo amamashini nk'igihumbi hari umuntu ushobora kwibaza hari umuntu aka kanya ushobora kwibaza uti se umwuga mwabigishije iyo basoje bigenda gute iyo basoje se mubaha ibyo bize mwakomeje gutanga izo mashini mukomeza gutanga izo mashini nyine bakibaza ibibazo byinshi akibaza ati se urwego rw'icyo gihe n'ubu ngubu wenda urumva 96 uko abantu bigaga kudoda bitandukanye n'ubu bya 2026 ese iyo umwaka urangiye namwe muzana abandi bantu bazi izindi andi mashono mashasha njya numva ngo ni amashono mu byo kudoda n'iki yes ibyo bintu wabisobanura ute wabivugaho ngewe amahirwe twagize ni ukugira abana ni ukuvuga ngo abana twafataga ntabwo ari abana bize amashuri ni bano bana baba bakora mu rugo ni bano bana baba barananiwe gahunda zo gukomeza amashuri ubwo rero urambajije ngo uyu munsi bari ku rwego ki amahirwe twagize icyo gihe twabonaga imashini nk'izo wabonye nziza pe tukazibaha akagenda agatangira ndetse tukamuha amafaranga akagenda agatangira mukamuha amafaranga asoje kwiga afite ibikoresho twarangiza tukamuha izi certificate iyo ni certificate yego iyi certificate iramufasha abana bacu bari ahantu henshi iyo ugeze muri ariya makampani ariya ni Nyandungu ni hehe hirya bariyo bakora muri ayo bakora amafaranga hari za Kigali sara mu byanya byahariwe inganda n'ibiki za masoro ibyo bariyo yego abandi twagiriye umugisha abarimu bava muri twebwe abana bacu babaje ubwenge niba arabonye abana baguraduwetinze hano ejo bundi niho twahuriye nge nawe warabibonye hano hari umushinga witwa nde Future Green Generation yego nabonye ntaramenyekana muri aka gace ntuyemo ndavuga ngewe ubwo ntarashobora kumenyekana hano muri Bugesera ndi uyu munsi hano iruhande rw'igisirikare yego mpasanga umugabo Claude we afite uburyo agenda agashakisha abo bana yego ndavuze aho kugira ngo izi mashini zacu zicare hano reka nanjye nzizane mu gihe cyo kwitegura imyaka 2 maze hano ntibyari binyoroheye uba wiyubaka buhoro buhoro turafatana ashaka abana nanjye mbaha ibikoresho yego mwahuje imbaraga muri make ubu imyaka 2 dushojanyije ibyo bikorwa byombi amafoto warayabonaga yego tugasangira abana hano abana bakishima wabonye twabadodeye twebweho nyene bino byenda bya graduation n'ubukene hari ndagenda mbizane kuko abazajya barangiza iteka bazajya babikoresha yego izo ni izindi mbaraga mvuga niyongeyeho yego rero bambaje ngo bageze ku ruhe rwego yego urwego bashakaga si urwego rujya mu ndege yego si urwego rujya ahandi
Yego. uyu munsi nakubwiye ngo ufite abana bake 3 4 5 urumva imyaka iciyeho ni myinshi, imyaka iciyeho batarajya kuringaniza ngo babyare babiri. yego pe, sibyo rero ndashima Imana ku bwabo. nakubwiye ngo icyo kintu uyu muryango wacu Hope and Love Ministry urabibona ko ari ibintu bitandukanye. yitwaga association kera Association Hope, yego, kuri control hariya. uyu munsi ni Hope and Love Ministry. ibyo byose nyine bivuze ngo wavuze ubutumwa, wakoze imirimo yagombaga gukorwa. Mana yanjye barakoze, yego, barakoze, abantu barakoze. ariko uyu munsi ngenda cyumva afite ibitekerezo byo kubwira abanyarwanda ngo reka dukore, reka dukomeze. hari aho muri Bibiliya hari abatubwira ngo muri Matayo, muri Matayo ngo ntimukiri abagaragu, ahubwo turi abaki, turi abana, muri abana. ibyo dusabye byose tugomba kugira gute, kubihabwa. Imana yaduhaye ubwenge, iduha amaboko, iduha umutima, ariko nuyizera ntacyo uzayiburana, nuyikomeraho nta na kimwe wagira uti ntacyo wabura. akongera akavuga muri Yohana ibice 14 ngo kwa data hari iki, hari amazu menshi, iyo atabaye mba mbibabwiye. ndakomeza imfubyi, ndakomeza umupfakazi, ndakomeza umuntu wese kuri iyi saha, ko nukomerera mu mwami nta na kimwe wagira uti nta na kimwe utabona. ese ako gakiza wakabona ute? ntiwatuza akanwa kawe gusa ko Yesu ari umwami, ibyo byose uba wagize uti wamaze kubibona. rero ndashimira umwami ko ntajya ncika imbaraga. watangiye imbaza ngo mbese nta baguciye imbaraga. iyo ntacyo wavuganye n'Imana urazicika ugasubirayo, ariko iyo wahamagawe n'Imana kandi ukumva wakomereranya n'Imana, wumva wahora ugerageza. ariko gituma nanjye nasanze akagari hano navuga ngo turafasha abandi, mbese mufite abaturage tubahe mituweli. ntabwo nyisaba iburayi, ahubwo ndasaba mu cya 10 cy'ibyanjye nkumva nafasha umuturage. none se Pastor, karamba, uwo mutima wo gufasha, uwo mutima wo gufasha kuva iyo myaka yose, kuva ndumva harimo imyaka 30 gutya inarenga, kugeza ubu mu kinyejana cya 2020, nta bantu mw'iyo myaka wigeze uhura nabo bashaka kugusubiza hasi neza kurya. hari ukuntu umuntu aba afite umutima wo gufasha, ariko yarangiza agahura n'ibigusha imbere, ibintu abantu bamuca intege ku kintu, ku buryo ushobora guhura na b'icyumweru kimwe ukibaza ibyo wari urimo byose bigahita bijya hasi, bakaguca intege gutya na gutya na gutya. ibanga wakoresheje ni iryi kugeza kuva icyo gihe kugeza ubu tuvugana, ubu ugifite umutima wo gufasha, bingana bityo. baguca intege abo mukorana nabo bakaguca intege kurusha. hari no kubwira ngo njye n'ibyo bintu mbivuyemo ngo ejo batazanyifungira. bamufunga sabona kubera iki? ababivuga ngo bamufunga imiryango, sinzi ukuntu abantu bayifashe, sibyo, sinzi ukuntu babifashe. niba ngewe umpaye utwo duke twawe nkakutujira nkatukwereka, nkakwereka uko nabikoresheje, bazaba bagufata bakujyana he? ngewe umutima mfite nuko nzahagarara ku cyo nahamagara. muri Habakuki 2 harakubwira ngo hagarara ku munara wawe urindire. icyo wavuganye n'Imana haraho uzakigeraho. ngo wandike ibyo babisomwe na bose. ibyo babisomwe na bose ni akagari, ni umudugudu, ni wowe. ubu suje naguhamagaye mbabari mubwire twavuganye nge nawe. hoya ndifashe ndabatirikanye gusura mama pasiteri wanjye. si ukubikoze none se ibingibi ntibyishyurwa? none se ubu nturiho unyamamaza? ubwo mu gitondo nibaze mbandike bige ibyo bicantege rero nibyo nanze kumva mu matwi yanjye. nkwereke sombaza, zamura kuri kamera. tata we, zamura kuri kamera. kuri kamera nk'abasabana. ubuze iki gihe icyo ari cyo? yewe uyu mwaka ngira ngo ni wa kangahe? abantu ni benshi hano. aya ni amafoto, aya ni amafoto y'abana banciye imbere barihirirwaga Minerval n'itorero ngiri ku ishuri. gira gutyo ujye ugira gutyo. oya ntabyo nkora gutyo gutyo gutyo. niko ntureba na banka twishyuragaho do, urabibona? yitwaga
iki Ecobank icyo gihe yego narangiza nkabikusanya bya bintu byose singaba abo bana bose muri kurya singibi twahinze twakoze ibintu byose singaba zamura gutyo gutyo niko umuntu wima ibi bintu we wabinganya iki singaba twabyinnye twakoze ibintu byose aho ni mu mwaka wa ryari ndaje nko kubwire ni 2008 ahangaha 2008 yego mana aha ni 2007 twakoze za kakawete urambona nishima ukiri inkumi aha ngo ntacyo twakoze twaragerageje ubwo ibi byose ayo ni amafoto y'abantu banciye imbere muri ya mafaranga make bampaga wabibonye amafoto akigaragara uko disi abangaba nibanyirengagiza bakabibirwa icyo nakoze imbere y'Imana cyo kirahari none se pasite karameri unteye kwibaza iki kibazo nk'abo bantu wafashije bangana gutyo hari umuntu wigeze asubira inyuma avuga ati reka ngende nsure mama pasiteri wacu wadufashije akagira aho atuvana akagira n'aho atugeza hari abantu bateye iyo ntambwe mu bo wafashije cyane rwose barashyingirwa bakampamagara barabyara bakambwira yego sibyo ni izihe mbogamizi wahuye nazo kuva muri 1996 ni 96 69 hari imbogamizi mpuye nazo ni iyi myaka 2024 mbese kuva insengero zifunzwe yego kuko niho nabuze abanyeshuri nakubwiye ngo ubundi twabakuraga hehe mu matorero tubasasibiriza mu muganda mu midugudu nk'ahantu tuhakoreraga hariya Nyagatovu urabona nta baturage bagituye muri ibyo bice bya Kimironko babaye bake pe urashaka rero ukuntu uhamagarira abana ngo nibaze he nta nubwo tubahamagara n'ubuyobozi turababwira mu muganda no ku basosiyali turabegera ariko abana ntabwo bakiboneka abana muhugiye mu kiko mutaza kwiga imyuga ariko muhugiye mu ki byabaye wenda byinshi wenda bafite ahandi bari nta muntu wigeze ugucarenjinga kubera ko aho isi igeze hari umuntu ushobora kuza akareba situwasiyo irimo z'ubuzima ufite ibibazo runaka by'ibikoresho wenda ni urugero yarangiza akaza agahita aza kuzikuzurizaho izo ni imvugo zacu reka nzivuge agahita aza wenda akaba yakubwira ati rero nkurikije uko ukora ibi bintu neza naragukunze bimeze uku akaba yagusezeranya ibintu nyamara nyuma yarangiza ntazabigukorere ibyo biterwa n'abagenda bavugana ayo magambo ngewe umwanya w'ayo magambo ntayo mfite cyangwa se kugira ubyumve neza nta muntu waba waragusezeranyije ibintu agufatiye muri situwasiyo wari urimo akavuga ati bitewe n'uko akubonye n'iki akaba ati iki kintu nzakikora wenda niba ari amafaranga aya mafaranga nzayaguha niba ariyo ukeneye kugira ngo agufashe gukemura ibibazo muri bari abana ufasha mw'icyo gihe ayo mafaranga ugategereza ugaheba abo nabo baza muri ba bacantege arega abo bacantege ntabo nigeze ngira ntago wahuye nabo Imana iragukunda ntabwo nabanye nabo kuko ntawe nabaga nahaye umwanya nta muntu wigeze ugusezeranya ikintu neza mukacyuzuza 100% ukanamwizera ukaba wati iki kintu noneho wabona Imana igiye kuntabara icyo kintu ukicara ugategereza itorero niryo ryanteye imbogamizi kuko twashatse kubaka amatorero kabiri yego nka Kabarore ndibuka hariyo umushumba wacu n'ubu aragerageza kuvuga ubutumwa bambe byaramugoye kutagira aho bakorera natwe icyo gihe tugakora imbaraga zacu uko zishoboye twenda abana badoze tugaduha abaturage baho n'iki ibiterane birakorwa n'iki ariko nyine kwa kutagira caci zubatse icyo nicyo gikomere nagize kuko nabonaga urubyiruko rwo mu Mutara rwinshi nkabona abapasitori benshi icyo gihe twari twasangiye n'abashumba ngira ngo bagera muri 6 babarebera abana babikora iki nk'icyo kintu nagishoyemo imbaraga ngira ngo nk'umushumba ajya gusengerwa numva ndabikunze numva twagutse mu gukorera Imana mbonye andi maboko mbonye izindi mbaraga mbonye abajya kwagura waciye hagana hirya no hino mu gihugu waciye ngiye na hirya na hanze nagiyeyo yego oya
twakoreye Musanze. I Musanze mwakoreye? Yego, twakoreye nyine Kabarore aho ngaho. Kabarore mu Mutara. Kigali twarazikoreye, za Kimironko aho twarayikoreye, Nyarugenge twarayikoreye. None ubu uri mu Bugesera? None ubu ndi mu Bugesera, ariko ya maboko nari mfite wumve ngo ntabwo ariyo nkifite, abamfashaga nanjye ntibakimfasha. Ariko uracyakanyakanya ibyanjye, niba mbonye ibihumbi 100 byanjye binkomokaho, yego, numva ntabura kugira icyo nkora cy'umurimo w'Imana. Uyu nawe ugizemo umurimo w'Imana, kuko nabonye abari barushye benshi, yego, barahumurijwe. Aka kanya uracyafite, ufite atoriye nini harimo amamashini. Umuntu yakibaza ngo ziriya mashini mw'abantu mwe kuki mutari kuza kwiga amamashini? Mwagiye he bantu mushaka kwiga imyuga? Hari imashini z'imiriro, hari izitari iz'imiriro. Umuntu uri Nyamata yagusanga ahagana he? Urabona mu marembo y'igisirikare neza? Yego. Aho honyine iyo uhageze uri imbere yawe, inzira hari inzu z'ubucuruzi, hari salone, hari munsi yanjye hari insengero, hari Anglikani, hari minivamu, hari registration. Ngenda aho hagati muri bo. Reka turangire abantu neza. Barabona uri kujya kuri Maison de Jeunes. Uri kujya kuri Maison de Jeunes, ahantu hari ikigo cya gisirikare i Nyamata. Nyamata. Ukiri mu marembo ya gisirikare, ukiri mu marembo ya gisirikare, hari umuhanda umanuka epfo mu bipangu. Ni umukecuru wihaye, ni umukecuru ukomeye, umeze neza, wihaye, ufite amafaranga. Yego mana, ariko mana ufite iki? Reka tugushimire ku ruhare wagize kuri aba bantu bose. Wagize gute? Wafashije. Imana izagire gute? Izaguha umugisha. None turanagutumye uzadushyimirire nde? Umuvandimwe wawe aracyaba mu Buholandi. Ari n'ahangaha, ni umusaza uri mu Rwanda. Ari mu Rwanda. Tumushimire kuko burya agira neza, wigendere. Njye nzaza mushimire mu cyimbo cy'abo bantu yagize gute? Yafashije. Abantu ni abantu. Umuntu agira gutya agafasha undi mu minsi ngahe n'iki, agahita amwibagirwa yamara kugera ku rwego runaka, ku buryo no kumuhamagara. Njye ubwo ni ubuhamya nanjye ngize gute? Nguhaye. Ibyo twe twarabimenyereye. Rero gira neza, wigendere. Ineza uzayisanga imbere. Gusa umuntu uri mu Bugesera, abakobwa nta mayobera ahari, kandi muze no hano turaza gushyiraho na nimero za pasiteri. Yego, abakobwa gusa. Turaza gushyiraho nimero za pasiteri. Wowe ushaka kwiga kudoda, afite imashini. Mana ya ubundi ziriya mashini zose ni ukuri kw'Imana. Ariko nta nubwo ujya ucika intege. Imana ijya igomeza iguha imbaraga zo kugera gute? Zo kudacika intege. Kuko hari abantu benshi cyane hanze. Abantu babaye benshi ni abaca intege abandi. Turashaka rero gutangirana n'iki gihembwe cy'ishuri. Ngwino wiyandikishe wige kudoda. Ni ukuri kw'Imana, ngwino wiyandikishe. Uhamagara izo nimero, wowe hamagara izo nimero ziri kuri screen yawe. Izo nimero neza uraza kuvugana nawe, mubihuze neza, ubundi wigire kudoda. Imana iguha umugisha pastor ku mwanya wawe duhaye. Kandi ni ukuri ikomeze igire gute? Ikwambika imbaraga. Uwo mutima wo gufasha ikomeze ukwihere. Ni bake, ni bakeya. Yego. Noneho rero mu gusoza, mama pasiteri, reka turagize Imana kugira ngo wowe ujye kuza kwiyandikisha mu byo kudoda, uzaza udategwa mu izina rya Yesu. N'abacantege nabo Imana ibagukoreho, bagushitureho mu izina rya Yesu. Mama pasiteri, turagize Imana, ubundi dusoza ikiganiro. Urakoze. Nanjye reka ngushimire. Yego. Icyo ngushimira ni uko wowe witanze uri mutoya. Yego. Iyo abantu babimenyaga bajya bakora ibyiza hakiri kare. Si uko se bagifite n'imbaraga. Ukuntu uje umbwira ngo noneho ndaje. Nta nubwo nibukaga igihe twabiganiriye. Haciye iminsi ariko icyo gihe cy'umwana kuri graduation basoza, nari ndimo mbaho ubuhamya bw'ukuntu nabaye impunzi, ukuntu twahingiraga igitoki, ukuntu igitoki cyavuyeho nkajya gukorera ako kantu kigitwa ngo ni typing kakantunga, ariko nkasigara mfite umwenda w'igihugu cyanjye cyo kugira nanjye abo nigisha. Ukuri.
rero aya mateka sinjya nyazimya ngenda nyabaha ibyo naciyemo byose ngenda mbibwira abantu. Rero nawe ndagushimira umugisha uva ku Mana wakoze kwitanga na bagenzi bawe bajye bakureberaho, ndabyakiriye nuko ari impfawusa. Reka rero dushime Imana, ngende nsange abandi bavandimwe hariya. Uwera wa Isiraheli, Mana yacu, Mana Nyiringabo, ndabizi neza ko nta muhanuzi wabo na Yesu byamubayeho, ariko ndagusaba ngo uwumvise neza aya magambo tuvuga, akaba yumvise ibyo tuvuga, ndamusengeye kugira ngo afatweho mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimira uwo muvandimwe, n'izina rye ntabwo ndizi kuko ntitwanibwiranye, ahubwo yaje gusohoza icyo yavuganye nanjye. Rero ndabimusabira umugisha utagabanyije uva ku Mana, uva aheraho Imana. Mu izina rya Yesu, reka bizinesi yakora nawe uyagure, reka ibyo akora nawe abone umugisha uva kuri wowe. Narabibonye ko nta wundi muterankunga atari abantu babiri. Umutima ushaka kumenya icyerekezo cyawe, kumenya intumbero yawe, kumenya kubana n'abandi amahoro. Rero ndamusabira ibyo bintu byose uko nagendanye nabyo muri uyu murimo, reka nawe ashobore kugendana nabo. Urucantege babaye benshi, na Yozefu bamuciye intege bene se mu gihe yarotaga indoto kandi azibona kandi zizatuma bazabaho, ariko baranze bamuca intege, ariko we ntiyaciye intege ubwo yarinda agera kwa Farawo. Mwami Yesu, nanjye ndasengera abavandimwe banjye, uwagerageje kumfasha wese kugira icyo anyereka, inzira anyereka, abemeye gukorana nanjye, Mwami w'abami, ndakomeza kubashyira mu biganza byawe. Mwami Yesu, reka bari baracitse intege, Kristo ubagarurire intege. Mwami Yesu, ndashimira ubuyobozi babikoranye nanjye, bakangira inama, nkabicara imbere, nta n'umwe wigeze unsubiza inyuma. Nkomeje kubushyirira rero ubuyobozi bwacu mu biganza byawe. Iki gice cya Bugesera nacyo Mwami Yesu cyanyakiriye, ndagisabira umugisha. Mwami w'abami, umugisha w'Imana ubagereho, umugisha wo gukorera igihugu ubagereho, nk'uko natwe twagikoreye Uwiteka, ariko na n'ubundi turacika intege. Rero nyakubahwa, ndagushimira, ndaguha umunezero uva ku bana bahabwa n'ababyeyi. Nanjye ngusabira umugisha usohoke muri iyo nzu amahoro, kuko Mana ndi umuhesha w'umugisha, kandi wakandagije ibirenge byanjye muri uru rugo, ibyawe wasabwaga wabitanze. Nanjye rero sohoka ubone umugisha w'Imana. Ndagusengeye, ndahimbaje Imana Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen. Murakoze rero mwe mwari mukurikiye Kempo TV. Amahoro y'Imana abane namwe, umugisha wo ndawucyuye. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntibukwire udakoreye iki? Umugisha. Ako ndakazi. Rero nawe ushaka ukuntu ukorera umugisha uyu munsi,